abantu bari kwinjiza amafaranga menshi kuri YouTube ariko wowe ushobora kuba uri kubura uburyo yinjiza, ushobora kuba warujuje ibisabwa ariko ukaba utari kwinjiza amafaranga kuri YouTube. Iki ni ikibazo rero. Nimba uhereye mu Rwanda, urabizi ko mu Rwanda ntabwo twemerewe guhembwa kuri YouTube bitewe n'igihugu turimo ntabwo kibitwemerera. Bisaba kugira ngo duhembwe duhindure location. Hanga muri video ngiye kwereka uburyo wahindura location ugashyira mu bihugu byemerewe guhembwa. Nimba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu kindi gihugu ariko bikaba nta monetize gifite, ndakwereka uburyo ki washyira location mu gihugu gifite monetize nawe ukinjiza amafaranga ya YouTube. Abantu benshi bari kwinjiza amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni kuri YouTube bitewe na content bakora zitandukanye. Nawe ushobora kuba ufite content nziza waruje ibisabwa ariko gihe cyagera wajya kwa applyinga bakubwira ngo ntabwo byemerewe bitewe n'igihugu urimo. Hanga muri video bana nanjye kugira ngo ubashe kubona uburyo ki wahindura location ya YouTube ugashyira mu gihugu gifite monetize nawe ukinjiza ku mafaranga ya YouTube. Biremewe cyane, YouTube irabyemera kandi winjiza amafaranga menshi bitewe n'uko ukora cyane. So muri video ndakwereka step by step uko wahindura location ya YouTube nawe ukinjiza amafaranga wakoreye kuri YouTube ku mbuga. So icyo usabwa no kureba video kujya ku musozo kugira ngo ntagire akantu gato kagucika. Nimba uri mushyashya ngaho wawe ikaza kuri channel yacu Kibamo Comedy, icyo usabwa no ukanda subscribe ugafunga inzoga kugira ngo ubashe kubona video uko igiyeho. So iyi video niyo gucike, nimba ari uyikeneye ukoreshe kuri bagenzi bawe nabo babashe kubona iyi video. So kadutangire video yacu, nkomeza kukubutsa yuko nimba ukeneye kumenya uburyo wakwieditinga, muri comment ndashyiramo link yigisha uko wakwieditinga ukoresha app ya Nishot ku buntu kandi byoroshye. Woze kuza kureba muri comment link ipininzemo uhita wirebera iyo video nayo wige kweditinga uraba ku bintu byo. Iyi channel yacu Kibamo Comedy cyo inyigisho nyinshi zitandukanye na comedy nago zigicaho cyane bitewe nuko abo twakoranaga bagiye kwiga. So katangiye video yacu turi kwiranda amagambo. Okay, urajya muri Chrome ukoresha, nimba ari Chrome urayijyamo, nge ni Chrome. So mwihangane nge ndwaye grippe ariko ntago byatubuza gukora. Cyambere no gukora akazi n'akazi. Okay, urajya muri Chrome yawe, kujya muri Chrome ujye muri search. Imbere y'ibi ngibi hari akantu nibagiye kubabwira, nimba ufite application ya YouTube Studio urabanza uyisibemo, nibagiye nanjye kwisimamo kuko uburyo tugiye gukoresha bahita bakujyana kuri YouTube Studio. Noneho nkubwira ko nimba ukoresha machine cyangwa telefoni, ibi uburyo ngiye gukwereka bwose inzira ni zimwe n'uryo ikibazo. Nimba ubona ndi gukoresha telefoni ukakoresha machine nabwo wabikora bigakunda. So iyi application ya YouTube Studio urabanza uyisibemo kuko ntago wabikora irimo ngo bikunde. Ndabanza nyikuremo. Okay, maje kuyikuramo. Noneho ukambone kujya muri browser yanjye maze nshakishe ibyo ngiye gukora. Okay, icyo usabwa gukurikira akantu ku kandi urebe video kugeza ku musozo kugira abashe gusobanukirwa. Ndakanda kuri Chrome yanjye, nimara ukanda kuri comment muri search, hejuru muri search nandikemo YouTube.com akarongo kaburamye studio. Kunguko byanditse nawe ari kubyandika, Okay, numara kubyandika uze ko amaje kubibona kuno byanditse YouTube.com akarongo kaburamye studio. Okay, numara kubikora gutya urahita usacinga. Okay, katurindire gato yanjye maje gusacinga, turindira gato turebe ibizamo. Okay, katurindire gatoya biterwa na connection ifite igihe bitinda cyangwa bikihuta bitewe na connection ifite. Okay, katurindire banze bizemo. Ukurana ko bisebize biraza bimeze gutya. Okay, maze kankwereke neza amaze ngiye ciye mu rurimi rwanjye icyongereza uko akiri mu cyongereza maze nkore neza ibintu ndi kubikwereka neza. Okay, maje gushyira mu rurimi rw'icyongereza, kankwereka handi hantu cyo ukora ahangaha. Tukora ahangaha ugafoto kawe. Mbere yo gukora ugafotora kawe urabanza phone ihindura nk'imashini, abanza kwandanga rero ihindura phone yameze nk'imashini, batubanze bikwereke umudo ahangaha banze uri hangane ba havivuye phone yawe kugira banje gukora nk'imashini. Nusanga havivuye urahita ukanda ahangaha kuri kano gafoto kawe. Nusanga atavivuye havivuye twananga ku gafoto kawe dikuta kugira ngo ibidereke kuba ndende. Numva ko ndwaye grippe ariko ntabwo byatubuza gukora. Okay, kanzumingi gato kugira ngo abashe gusobanukirwa ibyanditseho. Kanzumingi gatoya. Okay, none nizeye kuri kubona urareba icana irimo, nimba arimo nusanga atayiro urakanda nga change aga tuyihindure, nusanga iri kanzenje naga ariyo kanyihindure. Uraranga usanga icana atari irimo ugiye gukoresha nyine ugiye gufungura, nusanga atayimo urahita ukanda ngaha uhindure cyane cyemo uyishaka guhinduraho location. Okay, nge nanjye kankande kamuhindure location. Okay, katurindire gatoya urahita uhitamo email ushaka gukoreshaho, anyite murahitamo email ushaka gukoresha guhinduraho, ndahitamo nawe urahitamo. Kandi ndire gatoya maje kuyitamo ibanze ijyemo.
email ngiye gukoraho niyo misemo ko abanze ijyemo cyane ngiye guhinduraho location nawe urayishyiramo. Okay, none nizeye kuri kubona neza maje kujyamo ahangaha ndahita nkandana none ahangaha kuri ku gafoto akanda ku gafoto. Okay, iyi video irebe neza witonze kugira basha gusobanukirwa akantu kandi kanzumige maje kubibona. None witukanda ngantse anga YouTube studio kibazo ufite mbwiye muri comment nzagufasha kukwereka kugi gusobanura neza. Mbwiye muri comment kibazo cyari cyose cyerekeye kwikoranabuhanga ushaka kumenya nzagufasha gusobanukirwa. Urebe wibuke nimba wakaza subscribe ni mushyashya mutari wayikanda yikande nawe ujye mu muryango. Okay, ni channel mujye kwikora subscribe rano kikiri nyeya cyafite subscribe nyeya ni Fisto Tips nawe wacaye ibintu by'ikoranabuhanga byiza cyane nawe mugende mukora subscribe. None nusoza leta uhindura ahangaha makwereke neza urakura muri no ruhande. Okay, neza uretse makwereke neza. Okay, urabona aka kantu kameze nka setting akantu kameze nka setting uragakuruga kandeho neza akantu kameze nka setting nizere ko akabonye nyuma ugakandaho urindire bino bizemo. Urabona ibintu bijemo nizere ko uri kubibona irati zimeze gutyo kanzumingi washa kubibona neza. None ibintu birabyirengagiza tuane duhindire location yacu twanda ngantse channel n'ibindi n'ubikene umbwire nzagusobanura akantu ku kandi icano ibereho yuko kuzanyigishirizaho. Okay, ahantu mara kubihindura gutya nana ko ibashe kujya none guhindura location urahita ukanda ahangaha kuri ahangaha handitsemo United State. Ahangaha ngiye niyo location ya nicyo gihugu cyanjye kirimo nashyizemo najya ngwereke nawe buryo wabihindura. Urakanda ukamakanda ubanze ubibone neza bihugu bihita bizaho. Urabona noneho wakanze urabona ko yatazamwe ibihugu byinshi cyane bijemo hitamo igihugu ushaka ukagishyiraho. Ngiye nashyizeho United State nerekera najya ngwereke uburyo wabihindura. Nizere ko maje kubona uburyo wahindura location yawe ugashyira mu gihugu gifite monetize. United State ngiye niyo nashyizeho ifite monetize nahisemo. None nusuza guhindura tukanda ngantse save right wakanda uko ngiye ntacyo mpinduye ubundi ni ntago bimeze neza akwirate igaragara mu buryo ki uhinduye witukanda save wemeze bahita baguha kamese njanga hasi ugaragaza ko bisoje nyine ngo kunyire kusoje guhindura. Kanizere ko iyi video igufasha nimba ari kigufashije ukande subscribe ukande like ubimbwiye muri comment. Iyi channel mugende mukora subscribe kuri channel yitwa Fisto Tips. Naho urabona ko hari amasomo meza cyane kambikwereke neza urabona ko hari amasomo ushaka kubukeneye katse ngukanda nga kuri content ngwereka amasomo menshi ariho amasomo menshi cyane ushaka kubukeneye ugende kandi subscribe wige naho hari amasomo menshi ukeneye kumenya kuri Fisto Tips ugende wigire naho katse ngukwereka ama video yaho ariho kujya basha gusobanukirwa ibiriho nabyo nimba bikeneye gende muzamukane nawe. Okay, umetse gatoya cyane manze nyishyemo neza ihangane kwa ndwara grippe ariko nyine si byatubuza gukora. None kanzuminge gato banze urebe aya masomo ariho. Urebye ahangaha dore uko wafungura two step verification muri uyu mwaka wacu wa 2025 abantu benshi ngo byaranze ariko ahangaha bari kwereka uburyo ki wayifungura. Ahangaha nuko wakweditinga ukoresheje InShoot mu buryo bworoshye ko wakoresha video z'abandi ntibaguye copyright ko wafungura YouTube channel. Hari abantu ashaka kuba batazi uburyo wafungura YouTube channel wagenda ukora iyi video nayo igisha uburyo ki wafungura YouTube channel. Iyi video ndibuze kuza kuyishyira muri description nayo genda uyirebe. Video ndashya muri description ugende uyirebe ndashyiramo iyi video yuko wafungura YouTube channel ko mushaka kwamuzi kambireka nako ahubwo muze kugenda kuri channel mugende mu musure ni Fisto Tips mwige dore ko wafungura Gmail. Ndabireka kuyishyiramo nako ahubwo muze kugera ku musure kuri channel ye mwige naho hari amasomo menshi kandi ahora acaho video nyinshi cyane zurazicaho mugende mu mushyigikiye nawe akore neza cyane. Okay, nizere ko kuri channel yacu wakanze subscribe wafunguye inzogera kwa bakanze like kwa bambwiye ikibazo muri comment. Nugende utanditse comment nimba nta kibazo bafite usige comment y'ibindi bintu waba ushaka kutubwira cyangwa n'igitekerezo waba ufite nacyo turagikeneye utubwiye muri comment. Guys, kora share kuri bagenzi bawe iyi video nabo bayibone uko barekeneye cyane ari benshi cyane bayikeneye kora share bayibone. Nzakwigisha uburyo ki
nariza YouTube Studio yawe, wigisha uburyo ki YouTube Studio yanariza mu buryo bworoshye. Dore yacu ari dore ngiyi, urajya muri search wandikemo Fisto Tips right iza ku mwanya wa mbere, dore izina ni iri ngiri kuko ryanditse. Natwe ufite abasubscribers bake, ibyo no kandi subscribe video ziracyariho kandi biracyahora bizaho. Reka dusoze video yacu iri kuba ndende, nizere ko igufashije cyane. Kora subscribe n'umutara wayikora kandi like, ubimbwiye muri comment. Koresha kuri bagenzi bawe n'amazi unarebe n'izindi video nziza cyane nyinshi zigisha ibintu bijyanye na YouTube n'indi koranabuhanga ritsaza. Bako cyane kuri YouTube uburyo wayizamura byoroshye. Ciao duhure mu yindi video ikurikira.